Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Bahaye ikaze kuri channel ya Paris Rwanda. Rero hano nari ntumye ibya biryo abantu benshi bakunze gutuma byitwa best pilau cyangwa best burger. Nabonye ari abantu bamwe nuko jye natumye best burger nubwo atari best pilau. So hano bari babinzaniye hanyuma ndavuga reka mbitesting noneho nzi kubaha honest review. So nari ndi kumwe n'umu best friend wanjye akaba Marraine wanjye niwe twabisangiye. So ahangaha rero twari dutangiye kugenda dufundura tureba ibyo bazanye uko bimeze, ari nako dufatana n'akavideo kugira ngo nze gufata video yegereye ibiryo, kuko hano muri kubona ko byari biri kure bitanagaragara neza, niyo mpamvu twakoresheje iriya telefone yindi ngo tubifate bize bigaragara. Nkuko mubona rero hano yari chicken wrap n'ama chips n'isosi babitangana, hanyuma iyi yari burger n'udu chips. Gusa ino burger icyo nayikundiye nuko ibi imeze nk'ifunze, sinzi ukuntu bigenza, ariko ntabwo byandi duterura burger ngo amasosi ajya gutakaraho n'iki oya. Rero namaje gufata video muri kubona ko byagaragaraga neza. Noneho akanya ko kubyataka karagera turabirya. Ariko hari harimo n'akandi kantu kameze nk'agakeke, nk'aka dessert ndibaza aricyo kintu bagateguriye. Gusa bino biryo mva nanjye nyine nabikunze kuko ntago nakabitryinze, navuze reka numve uko bimeze, hataba ari kwa kundi umuntu akubwira ngo nabonye biryoshye n'iki ugasanga aranakubeshya undi nabyo darinze utagize ubyo darinze wenda utanabizi ugasanga biranakubihiye. So rero nahise mbona agasosi batanga ari gakeya, ndavuga kanongereho mayonnaise na ketchup, kuko ntago bino bintu wabirya udafite mayonnaise na ketchup ihagije nyine ntago biba biryoshye pe. Ntago byaba biryoshye cyane nyine habaye hatariho isosi ihagije. So nahise nzana ketchup na mayonnaise ndabyongeraho kugira ngo bibe biryoshye pe. Kuko bafite ukuntu babikora nabo mva, ariko kubyongera ni akarusho, ariko hari n'abapfa guhita babirira aho ngaho kuko ntabwo bari gakeya cyane. Nanone nuko haba ari abakunzi nyine baza ketchup na mayonnaise. Mva ibiryo ndikuramba miza maritiro biraryoshye pe, kandi ntabwo bihenze ku 20 byawe ubona ibiryo bingana gutya mubonye turi kurya. Nimba rero udafite gahunda yo guteka n'iki, mva ibiryo biza mu minota mikeya. Bakorera Kicukiro, nimba gikonde Kicukiro ntabwo nibuka, ariko bita bikugeraho pe. Byatwaye iminota nka 30 kugira ngo bingereho, kandi mva biza bigishyushye. Ntabwo byandi ugura ibiryo ugasanga byakonjaraye ukagira ngo babikoze nk'ejo. Biba bigishyushye pe. Gusa wrap yaho ndiko nakunda umunyu mwinshi, numvishije makunyu kumvikana nyine biba nkaho ntayikunze cyane nka burger, ko burger y'umunyu mukeya. Na wrap sorry mwinshi kuko ntago nk'umuntu ukunda kurya umunyu bisanzwe yaba yumva nta n'urimo, ariko ako ndya mukeya numvishije wabaye nk'ushaka kuba mwinshi. So niririye burger na wrap nariye, ariko ntago byari cyane. So anga ndi kuvanga ya sauce na mayonnaise na ketchup, mvangisha agafiriti, ndabonaga ibiyiko biri kure, nanze kwirwa njya kubireba. So izi fiti zaziryoshye kuzikoza muri sauce mana we, cyangwa kuyishyira kuri no burger ntabwo bibaho. Cyumva ibi biryo nubwo bibyibushye biba biryoshye pe, ndabarahiye. Bari bumwe n'indi foko cyose cyaryoshye.
Uburyohe. Zifite 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 ziraryoshye. abakene nk'iyabo Aganyo. cyane nyinshi Ufite ku buryo ntabuzima ari ukuvuga ngo ese ubuzima ari uburyo. ibyo Oh. ibyo nawe turatatu ibi biryo biraryoshye cyane ni byinshi niko nifite kumenya hano kubibona noneho iyi ngiyi ni nka deseri ni ubushimi za kera utabangishije muri mayoneze Burake ni iryoshye cyane. So. ibiryo dore ngo muri Kigali Niho hambere. ni ubuntu Delivery. si uwazabyohereza mu makende Kuri nibo ba mbere. Tuvuga iki tureke iyo ni isosi ni isosi isosi ntazibamo None ibiryo biraryoshye. Why? Bakora ibintu biryoshye pe. noneho Guys, muri iyi sauce. abantu barya ama fast food barakize apana gukirakwamo amafaranga nyine bararyoherwa pe nubwo bibyibushye ariko biba biryoshye ntabwo wabirya wifuza kurya umuceri Mimenya nkasima zino wraps Ziryoshye. Urabona? kandi ibyo nshaka kuvuga iyi ni honest review Utabikira. so far iyi ngiyi ni ibyo Supportino burger Akagozi kaboneka hafite indimu bavanga mu karima. Nzo kandi kumva. isosi mba bashyizemo n'indimu se n'agake minyamuneza ya mutarade n'ibiryo nagura muri banki amafaranga yawe 20,000 reba ibiryo baguhereza Ni byinshi biraryoshye. njye nariye sinanashimye
tuzi kuri tuzi kuri yo ugiye kwikora wala washinwa abingi biryo ntabwo amakabiri pe ibi bintu biryo buri munsi ubyiba bikakureba aryohe biraryoshye byatanye iyi rap iraryoshye cyane pe cyane kuryoshye iraryoshye ariko irimo akumva ukubyumva uwo muntu kuwumenyereye rero iyi nizo niryoshye cyane mbaga okay iyi ni iryoshye ariko irimo umunyu mwinshi uburyohe ni bukeya nyine kuruta umunyu iyi n'amafaranga ari nziza koko nanjye uraza ukina nziza wambaye yawe sinabikura muri ambuto byawe ahubwo numvaga neza pa kandi baratsindiye nubwo twamenyesha kwishyura twebwe inde kwishyura bine nyakisoro 3 fata n'igihombo bajyaga igihumbi n'ibihumbi budango wowe muri iki gice n'umuntu yabivugisha yanditse muri comment uyu mukobwa ngayobe ko ngo tutazi ko arya ngo bibukanze ubururu nusenga kugira ibiki none ushobora wamfasha sha ano ukuntu byubika byabiremba ukuntu barabindukiye none uko muri beze uko bimeze why baryoheye cyane mwana nubona nambaye n'abapu icyo amaze kumbwira ntacyo nashobora n'ibyo byawe nakubuye mbese ibiryo biraryoshye ariko ndahazi ariko iyi keke nayo izatuka amata yikubite ntabwo wayirya basi ibike nagiye kujya sibyo I'm not done yet. kandi ntabwo ushize Ni ukuri kandi sinenda nini. Sindarangaza. nese ko ntabwo ine sanza ni papa ikambaye iriya Njye nawe insoza wazanze abiri. Njye nawe. mbwije ko utabishobora nyine kubigisha ubwire ko bigisha ntabwo wabirya pe izi keke wazibitse kandi zakaza kuzirya nijoro Uziye keke. Yawe niyo ngiye kurira kuri video ndashaka. ntabwo nyiriye ukora ntabwo nyirya pe njye ntabwo yarambyoye cyane mbishe iri bumara agahumura capati Amavuta baramo. ni ngombwa wakoresheje My last bite. Let's nice. So, ariko aho amata sinjya amabura. Very please. Barachitana kushaka kunanirwa. Ndakujya bitazabiri. Akoze chips zazaje we. Chips. We ntabwo ziriye rwari cyane. Ntabwo ziriye. Bari bagashyamba.
Guys, thank you for watching. ariko yabyo yacu ibyo biratunaniye biratunaniye izi ni feke denge izo nsigaje n'iyi bapu yanjye kubera nyine biba ari byinshi pe amafiriti yari menshi yari yuzuye aho ngaho I'm done. You were done bikiri komeza kurya. You're done, guys. See you next. Come to you could unbox. Akanga gukora Nisifari wakabura icyo ufite karo. Kugera muri reception pe. Natwe nkuko biri See the microphone. See the light. Give me overdose wabona hano kanze kuri video ushobora ndebe ko arimo kabihagije n'imiti. Isko na mibere kujyamo. Kirabifutse kibifutse kiriya kintu kimeze nk'ikibifutse. See the microphone. Ni VIP nyine ikono kirenze kamwe. Sambara ariko bereke muri yo samba. Yes. Mungu gafundika neza nyine ntago uzawapfa kuzibura. Ako namfite bwa mbere shaka kari kabi pe. Karako kwiyaranja. Kangashiri. Karimo hano muri telefone igiye gucomekamo. Urebeza ifite ntago kantu kazibika ntago ushobora kuyibura kuko yindi nari mfite yabaga ifite akantu nk'aka gusa. Yari iri simple nyine. Gusa ingi nubwo ihenze ariko ni nziza pe. So izi meze gutya. Yaje meze gutya. Umva nafashe video nsanga. Nuko kaza kameze kandi nafashe someye angiyo nziza. So rero namajije connectinga mukona ko gasa byapfa kwibona ariko ndibaza muri kunyumva neza paraporo yuko andi mavideo yose mwagendaga mwumva bimeze nk'ibiri gusamira izi ngizi zo ni OG. Umuntu waba ukeneye nko kugura microphone zira zo 20 cyangwa hejuru yaho gatoya ukugura microphone ihendutse niko igwa n'amajwi atari meza. Rero kwa ko byambangamiraga na kina video nafashe nkumva ibintu birimo bisamira nahise mvuga ngo reka nkoreshe ngiyi so sinzimo muri kumva different irimo hagati y'izi ngizi n'aya mavideo yandi nara filmye sinzimo muri kumva difference gusa zino ntabwo zibaho zirarenga. So uyu munsi ntabwo zonyine ngiye kubereka kambe gafatisha sinzi bari kujyaho nabi sinzi ariko kizimara uko muri buze kunyuka iyo ijwi ngo nubwo waba uri hehe ijwi ngiba yarifashe ngo wacana session noneho ngo abandi bakavuga ukafata video ibiri gufata ijwi ryawe gusa. So ingi rero ni tripod. Gufata video ntabwo biba byoroshye udafite ino tripod. So hari ndaza gushyiraho nimero z'umuntu wabingurishije n'umuntu utagihenda kandi umva avuga neza ikindi afite umumotari wiwe ashobora kohereza ibi bintu igihe cyose waba ukeneye waba uri mu ntara waba uri muri Kigali biraho bimeze neza bitangiritse. So ino tripod rero ni VIP. Hari utundi tumeze nko kakandi umuyaga ushobora guhuha wagateretse mu muhanda gufata nka video ugasanga umuyaga uragatwaye. Iyi ngiyi ifite stand ikomeye nka zo stand za kamera muri kubona irazamuka ikarenga insumbuko ndeshya. So
rero aka ngaka ndaje ndagenda mbiteranya akagafata phone nako kuri tripod bereke uko izimeze. Nayo ni agaterekomande. Iyi ni telekomande yayo ukanda ukunze wikanda utakubambwiye ko ari agaterekomande. So agashishi ko guturitsa. So kubona ukuntu ingana nyine ifite stand imeze neza shampa kamubwiza ukuri nubwo ibintu biba bihenze ariko uragahendwa ufite n'ikintu kizima ku buryo uzajya ahantu waba ugiye gufilma content ukaba wakuramo stand umuntu akavuga ati kweli uko ushobora cyane nako nawe ibintu biza bifite bifite ubuziranenge. So ntabwo nibuka nimba ndamenya kugafunga ariko I'm going to try my best ndebe nibyanga ndifashisha na ya neza bajya yakagapapuro kuko nako ishobora kurotatinga bacomekamo hano nuko imajina nayo ntabyo nzi naba mbeshye no kureba nkareba nimba biravamo cyangwa ibyo byose ni ibi. Na hano kuko ndumva bigenda bifata ubona ko hari ukuntu uba utetse noneho tuvuge ubona ukuntu ifungura ntabwo muri kubibona neza ariko ngiye kugerageza ndebe ko byaba bigaragara. Ahangaha rero kugira ngo kano kantu kare kugira kuno ugafungiramo hano ndibaza kuko hari ibintu byinshi nibagiwe uburyo babifungamo. Ubu gutya kari stable ntabwo kapfa kugira noneho kambereke ngo umuntu akazamuye uburyo kareshya kubona ko ntabwo kari kakandi kahwa n'umuyaga tubona ibaze ko karazamuka kakarenga ntimukino kukabona. So bitewe rero n'ahantu ugiye gufatira video n'ibiki umva tuvuge hari ukuntu no gushaka gufata content yo guteka ukajya ufata phone unagaragura at the same time so bikagorana nyine kugira ngo ufilme ibyo bintu. Iyi ngiyi ukona ko itworohereza ibintu byose urakajyana hehe na hehe. Rero hari ukuntu ugahita gafata mu isafuriya direct. So reka nkoreshe ino phone mbereke genda ukazamura uko phone iba nini wenda ureba ko biraza gukunda kakayifata yose kukinjiza biba bigoye ariko nyine ibintu kugira ngo gafate phone ntize kuba yagwa nko hasi ko hari igihe katayifashe neza nyine phone yameneka kuko nako hano kagiyemo byoroshye wayishyiraho ukabona kugakaza kugira ngo kayifate neza nimba ari mu biryo ugiye gufite ntibize kukubana inuza. So nimba ushaka ko kaguma iyo ushaka ko kaguma muri inuza position imwe kamwereke ni ukugatambika warangiza ugakaza aka kantu ubona none kugira ngo katagaruka gutya urakaza ahangaha ku buryo gahagarara gahagaze phone yawe ukajya uyijyana nk'umuntu uri gufilima kifilima. So ahangaha rero ukuntu nayibonye nimba ushaka kukagarukira urakaza ahangaha ukagenda ukaza buriho ushaka ko uburebure bwaho kaba kagera. Mva sofa uko mbonye ino tripod ntabwo ibaho uko ihenze ni nakari nziza kandi nako ikora ibintu
nyine by'ibidanje ngira ngo tripod nyinshi muzi ntabwo ari uko ziteye pe rero nimero nayanditse aho hasi ubwo mwahamagara uyu muntu akaba yaboherereza iyi tripod cyangwa ikindi kintu ubwo bacuruza ibintu byinshi cyane amaposheti y'amatelefone ibiki rero urumva ko ibintu byose yabibegereje so ibya microphone byo ndibaza byakemutse muri kunyumva neza akoze kubana natwe video nakagaruka tuzadukomeza tuba ibintu byiza ibintu wenda mwibazaga aho mwabikura mutafite mwibaza ati se wenda ama microphone wayakura hehe meza badahenda so nicyo rero ngiye kujya mbakorera nkabeka ibintu byiza kandi bihendutse kandi byizewe so thank you for watching subscribing murayiking musharinge bagenzi banyu abatazi YouTube ya Paris Rwanda so kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo twungurane ubumenyi bitewe nuko hari ibyo murakwereka utaruzi so bye imana ibarinde.